Yes, ni wa muhigi wanyu nk'ibisanzwe ikiganiro ni The Hunter Show. Kora like ndetse ukore subscribe kugira ngo dukomeza tubane mu biganiro byose tuzajya tugenda dukurikiranya umunsi ku wundi. K'uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku muntu bita Sabe. Sabe noneho dore ingata igiye kukuyubika. Sabe uribuka igihe wakoreraga ibinyamakuru bigiye bitandukanye ntavuze. Uribuka inkuru wakoze kuri Safi Madiba ubwo yashwanaga n'umugore we. Ese nibura uribuka inkuru wakoze kuri Theo bose babireba ubwo wazanaga abagore ngo baze bahamye ko bagize yabateye amada bikavamo nubwo bamwirukana mu barokore. Izo zose ni ibintu tugenda dukusanya tukareba kandi ni ibintu bihari, ni ibintu bigaragarira amaso. Uretse n'ibyo ngibyo sinzi niba wibuka ubwo Meddy yatwaraga imodoka yasinze inkuru wamukozeho kandi yari inshuti yawe yakadasohoka. Ibyo byose nibyo birimo biragenda bikugarukira. Ariko hari umuntu umwe uri mugenda byungukiramo umunsi ku munsi. Uwo muntu nta wundi kandi nawe ubwawe uramuzi wamaze no kumutekerezaho edayeri. Bivuga uwo muntu ubyungukiyemo wa mbere na mbere ni Jihad, kuko twaye tuzi ko ifirimbi igiye gutreninga nibura imyaka 2, ariko ntiregagije ko Jihad nawe ugomba kwisiramuza. Nta musiramu udasiramuye rwose, ntawe ubaho. Isiramuze kuko n'ubutaha ndabizi nawe uri gutegura batazongera bakagira gute bakakugaragaza mu maso y'abanyarwanda udasiramuye. Ni ikibazo kitoroshye, ni ikibazo kibyimbye cyane kiri hejuru. Ariko ibyo tubigarutseho tugarutse inyuma gatoya ugiye kuri Meddy ibyo birarangiye. Murungi Sabe wakoze byinshi bitari byiza. Duhereye kuwobaye cyane Ndimbati waramubabaje cyane. Wamufungishije hafi amezi 7. N'icyo kiganiro wari wagisiba kiracyariho. Tukaza tukajya kuri Safi Madiba ubwo yashwanaga n'umugore we. Inkuru wakoze urayizi. Tukajya kuri Theo bose babireba. Inkuru wakoze utumira abagore baze bavuge ko yabateye amada bose. Nabyo urabizi ko byagize ingaruka bakamwirukana mu barokore bakamuca. Tugarutse kuri Meddy ubwo yatwaraga imodoka yasinze. Inkuru wamukozeho urayizi kandi yari inshuti yawe yakadasohoka. Ibyo byose iyo bikusanyije usanga ari byo birimo biragira gute birakugaruka byakakana. Ibyo ngibyo byose twagiye tuvuga kwabo bastari bose tubakusanyije inkuru wagiye ubakoraho zose nizo zije zikakugaruka ugashiduka. Mr. Get out mwana witaba akwatatse big energy mukuru. Niyo mpamvu ugomba kumwegera ukamusaba imbabazi ibintu bigasubira uko byahoze. Erega buriya ibintu byo aho byatangiriye iyo utangiye gutumira abagore ngo muganire kubwo ibibazo biri mu ngo zabo, ibiganiro byarangira ahubwo ugakurikiraho ukaba ikibazo mu ngo zabo. Ibintu bikagenda bikura bigafata intera aho bagufata n'amavideo usimbagurika mu bihuru. Umuntu utaha bimwe by'abasore akageretse
ntago ari ibintu bikwiye umuntu nkawe ufite level iri hejuru ugenda mu modoka nk'iriya umeze neza, ntago bikwiye. Ariko si ubundi Hunter, reka mubaza akabazo gatoya. Nakumva cyane. Ese ubona Sabe n'abandi banyamakuru nyine yagoye bavuga bagerageje kumurwanya no kumukorera ibintu bitari byiza, ubona ari iki gituma bamuzira kandi mbere ko bari inshuti barakora? Erega icyo bamuziza ni kimwe, ni rwa rukundo. Nkubwiye ngo urukundo rwe ntabwo warwumva neza kuko wowe ushobora kuba utarabibonyeho neza. Yahaye Bulldog miliyoni, ngira ngo ibyo bintu urabizi neza, ntacyo amuca. Yafashe Sky 2 amugurira ibikoresho byo mu nzu, harimo nk'igitanda. Igitanda cya miliyoni. Aho hari ikintu yamucaga se? Ndetse n'abandi yagiye agirira neza. Icyo nkeka ko ngiye ku bwanjye ari cyo barimo baramusiza. Kereka wenda ku ruhare rwawe hari ikintu uzi baba bamuziza, ariko ni umuntu ushyira mu gaciro kandi ni umuntu ureba umuntu akavuga ati uyu namubyazamo iki, mu gihe abandi banagutumiye ngo mukorane ikiganiro uvaho ubishyura kandi aribo bakagombye kukwishyura. Wowe wajya ahantu bakwishyura ukareka kujya ahari iby'ubu. Ubwo muri make ahantu ikibazo kiri nuko yagoye yabashije guha amafaranga ba Bulldog bavuze na ba Kenisoro nabonye ngo yamuhaye miliyoni na Basket ngo yaguriye ibitanda. Ubwo icyo bamuziza nuko we atanga, bo bajya gukoresha ibiganiro abo basabye bajya gukoresha ibiganiro abandi nabo bacita akaba ahubwo ari bo bishyuza. Iyo ni impamvu nyamukuru. Ubwo muri make yagoye ni nkaho babonaga ko yabatezaga abatumire. Ni imwe mu mpamvu nyamukuru kure. Ariko tugarutse n'inyuma, hari ibindi ngiye kubabwirira hano imbere y'Abanyarwanda. Murabizi ko bamwe yagiye afasha aribo bamwihindutse. Bamwe mwabo ngabo nari maze kuvuga. Bulldog yagiye kuri televiziyo y'igihugu aravuga ngo bamwe mu badufashaga nibo bahindutse abahanzi. Yirengagije support yamuhaye, yirengagije miliyoni bamuhaye, avuga icyo kintu. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragara ko Yago ntako atagize ngo bakundane bagendane neza, ariko baramwihuta. Reka tureke Bulldog tujye kuri Sky 2. Ibyo yatangaje mwarabibonye, ni ibintu ubwe yivugiye, atanga n'ingero, yirengagije ibyo bamukoreye. Bimwe mu byo Sky 2 yagiye akorera Yago, ubwo yivugiraga ngo Yago avibura nka phone. Ese dufashe tureke ibindi nubwo twafata imwe ye yonyine suwejo, izindi tukazireka, hari icyo yabitwaye? Wayikora se we Sky 2 yayikora? Ese Sky 2 ko yabaye umuyutubazi, iby'ubuhanzi we yabishyize ko duheruka ari umuhanzi ahanganye na Papa Cyangwe arimo akora cyane, we yaje kuba umuyutubazi gute? Ni gute byagenze? Icyo ni ikibazo kimwe tuba dushaka kugaragariza Abanyarwanda ko ibintu bitagomba kuba mu rujijo, ahubwo bigomba kuba mu bintu byiza. Sky 2 iyo ufata Yago neza, uba uri inyenyeri imwe mu nyenyeri zaka neza mu Rwanda.
ni ibintu bigaragara, ni ibintu bigaragarira amaso. Ariko kuba utaramufashe neza ukagenda ukavuga ngo avibura nka telefone, ukamusebya, uzi ibyo yagukoreye, uzi aho yanyuze, uzi ubuzima mwacishanyijemo. Jewe icyo nashaka kwibutsa Skyto, mu cyumba cyawe ni heza kurenza muri salo. Amafoto tubona kuri Instagram yawe nayo mu cyumba, hayo muri salo tujye tubona. Kuba mu cyumba cyawe ari heza, ngira ngo uzi ubifitemo uruhare. Icyo nashaka kubwira Skyto nuko mu cyumba cyawe ari heza kurenza muri salo. Impamvu mu cyumba cyawe ari heza utajya unagaragaza amafoto yo muri salo ugaragaza yo mu cyumba, nuko kuba ari heza ari igitanda yagoya kuguriye umuhungu witaba. Niyo mpamvu habaye ari heza. Ariko ibyo ntabwo twabitindaho cyane, ariko ukwiye kubaho ubizi. Nawe Sabe, nizere ko ubonye ko imvura inyagira abandi, nawe yakunyagira ugatoha. Biriya bintu bigaragara social media bicicikana hirya no hino, ntabwo byagagombye kuba ari Sabe nyirizina. Yari umuhungu wanyu Hunter. Ikiganiro ni The Hunter Show. Kora like, kora subscribe, tujye tumenya tubane no mu yandi makuru.